reba iyo foto, reba niyo ngiyo. Wari uzi ko ushobora kweditinga ifoto yawe ikamera gutyo ukoresheje telefone? Abantu benshi batekereza ko abantu bakora ariya mafoto bibasaba ubumenyi buhambaye, ariko twe nk'igihe tech ibyo si tubyitayeho. Iki turaje inshinga ni ukukwereka uko bikorwa mu buryo kandi bworoshye cyane. Wowe icyo usabwa ni cya kintu cyo gukanda subscribe kugira ngo nawe wiyandikishe ku muryango mugari w'igihe tech, kandi abamaze kwiyandikisha ibyo tumaze kugeraho tubikesha mwebwe, n'ibyo duteganya kugeraho byose biri mu maboko yanyu. Reka turebe uko bikorwa. Welcome. Dufite live, ntimuzacikwe. Ikintu uzakora uzaza muri Play Store yawe, muri Play Store nushyika muri Play Store uzusearchinge application bita Pixart. Pixart. Nurangiza usearchinge nyine uzabyandika gutya uri kubibona, uhita uzusearchinge nyine. Umara gusearchinga dore application dore ngiyi ni gutya izaba imeze. Uzareba ko ifite iyi logo. Nubona ifite ino logo uyidownloading. Numara kuyidownloadinga uzazirebemo no uyifungure. Tuyifungure turebe. Ategereza ifite hano, uhita ugakanda hano hari guteranya nyine ku kamenyetso ka plus. Kaza ugakanda ku kamenyetso ka plus, ugahita ugakanda hano hejuru kugira ngo dushyiremo background. Ugahita ukandikamo forest. Kaza ukandikamo forest, twe dushaka kwishyira mu ishyamba. Nawe nyine wandikamo ahantu ushaka kujya nyine. Ushatse wakandikamo Foto studio, nyine ni ahantu hatandukanye, ni ahantu henshi. The forest uzandikamo, kanya bazahita baguha ahantu mu ishyamba, uze urebemo ahantu heza, uze uhashake ariho wishyira. Twebwe kadushyiremo ahangaha akaba ariho tujya. Hano babanza kwamamaza nyine, urabizi, ariko hano urarindira cyangwa bari iminota myinshi. Iyo ishyitse hano rero ikintu uza ugakora, uraza ugakanda hano kuri tools kugira ngo ubanze uyishyire muri portrait. Ahangaha ugakanda hano kuri crop, ugahita ukareba hano handitse portrait. Ahangaha niho aba ari heza. Ugakandaho, ugahita ukanda hariya hejuru ku kavi. Wamara gukora ibyo ngibyo ukaza ukagitambitsa hano scrollinga, ukaza ukareba ahantu handitse add photo. Ugahita ukandaho kugira ngo ushyiremo ifoto. Hano uraza ugacuzingamo ifoto ushaka gukoresha. Urugero twika dukoreshe iyi ngiyi. Ugahita ugakanda hano kuri add one. Urabona ko ino foto bayiduhaye iriho background. Ibintu biba byiza ni ugukuraho background y'iyi foto. Urahita ubanza gusubira inyuma uze kuri Chrome. Kuri Chrome kubera ko dukoresheje background ntabwo ifoto yaza imeze neza. Hano uraza ukandikamo remove.ai.upload. Ugahita ugashyiramo ifoto yawe bakayikuraho background. Ukaza ugakanda hano upload your image. Ubwo uzaza kuri Chrome wandikemo ino website. Katubikore, hari abantu bambwiye ngo ntabwo njya mbikora, mbibereke neza. Urandikamo remove pg. Uhita usashinga. Bazahita bakugeza kwa aya ma website, ariko uzahita uhitemo iyi ngiyi yanditseho remove.ai. Uraza kuyitamo, uzaza ukanda hano handitse upload your image. Ubundi uzushyiremo ifoto yawe kugira bayikureho background. Kugira ngo bayikureho background
uzaza urebe ifoto ushaka gukoresha. Dore ya foto dore ngiyi, turajya tuza tuyikandeho kugira ngo bayikureho background. Uyikandeho, bimaze kuyikandaho urabona ko bagiye gukuraho background. Urabona background iri kuvaho. Tegerezaho akanya gato. Nukikanda urabona ko background bamaze kuyikuraho, uzahita uzukanda hano download kugira uyi downloading. Tayari urabona ko yageze muri telefone. Ikintu uzakora uzasubira kuri app gutya wagira ngo ntago ahagaze, wagira ngo nta kintu ahagazeho, ariko nidushyiraho ino shadow uraza guhita ubona ukuntu biraza guhita bimera, birahita biba byiza cyane. Muranyihanganiraho gato. Ikintu uzakora uzaza uringanijeho ino shadow neza, uzaza uyishyireho neza ku kirenge kugira ngo bagire ngo arahagaze. Uzaza uyishyireho neza, ishyireho neza. Nurangiza kuyishyiraho gutyo urabona ko yapfukiranye ikirenge, uze ukande hano k'utu tuntu ukandeho, ubundi uhita uza ukande hano kw'aka kantu, aka kambere uze ugakandeho ugumisheho, uhita umanura paka shadow igiye inyuma. Urabona ko shadow igiye inyuma, hari agashadow kagiye inyuma. Hano ugahita ugenda ugashyiramo neza. Urabona ko shadow yacu imaze kujyaho neza. Hano ikintu uzakora, urabona hano hasi ko iri kurenga. Ikintu uzakora uzaza ukande hano hejuru kw'aka kantu, ugakandeho, uhita uza usibe ino shadow. Uzahita uza ukanda hano kuri erase, ubundi uza usibe shadow. Hano shadow ugenda uyisiba. Tayari urabona ko tugasibye gasigaye kameze neza. Uzahita uza nanone kuri shadow kugira tuyigire zivemo ebyiri, tubone niyo gushyira ku kindi kirenge. Nayo tuzashaka ukuntu tubikaga kopi ya karaga shadow, tuzareba ukuntu twakakopiya. Cyaka tukarekere gutya, tuzane n'akandi akacu kugira ngo bitaza kubacanga. Nanone uzagaruka hano kuri sticker, wongere ugahitemo ka shadow kugira ngo nako tugakore kamere neza. Tugakore nako kamere fresh. Dore nako uzaza ugakandeho, ubanza ugatambike neza,
sori muranyihanganira ndi kujya kugashyiraho neza bigahita bivamo, uzaza ugashyiraho neza. Kiba cyiza abantu kagashyira hejuru ubundi ukakabona kukagira neza kanakagabanya, ugahita ukazana rero ukagashyiraho kagaterekaho. Urabona nanone ko kari imbere, ugakanda hahandi nakweretse, ugahita uza ugakandaho hejuru ukagumishaho, ugahita umanura. Urabona ko kagiye inyuma. Iyo umaze gukora ibyo nk'uko nabiberetse, uraza ugakanda hano hejuru, ugahita uza hano kuri erazi, ubundi ugahita utangira gusiba ya foto kagashado nyine, ugahita utangira kugasiba, kagasiba kugira ngo abantu batazakuvumbura nyine, kagasiba fresh. Shadow urabona ko tumaze kuyisiba, iki gihe tukanda hano kuri izi ukavivura, cyangwa urabona ko umuntu wagira ngo arahagaze. Ushaka kuyidownloadinga wakanda kwa aka kantu kamanuye, niwibagirwa kudusubscribinga, tuzahurire muri video itaha.